Nijana na kabiri n'ibice bitatu, nijana na kabiri n'ibice bitanu. Kiss FM, Kigali's #1 hit music station. It's a Friday. Nkuko nari nakubwiye ni mukanya turakira umutumirwa wacu. N'umusore, ni mwiza. N'umwana mwiza. Afite talent, akunda ibyo akora n'ibyo akora nabyo biramukunda. He's very passionate. Oh my god, ijwi rye rituma tugira urukundo n'ababandi twese tutarugira, ukavuga uti uru rukundo ndi kwiyumvamo se ruri kuva he. Ladies and gentlemen, please welcome the one and only Afrique Joe in the building. Yeah. Waramfashe jibabwira ko tunapendana sana tena sana, warasaze uyu mwana nagaza kumara ifemba rya Disemba, oh none umara imbeo kesho na leo. Yo, that's Afrique. Yeah. Dore rya jwi navugaga, ubu ngubu umubiri wanjye usushesha urumeza. Afrique, nice to have you in the Kiss FM studio. Thank you so much. Umeze neza? Ewan, to be honest, ntabwo imvura igeze igufata cyangwa ambutiyaje? Okay, ntabwo nigeze nyagirwa, ariko hari akabeho kuko of course imvura yari iri kugwa mu bice byose bya Kigali. Ubu ngubu waherukaga hano muri Kiss FM byari? Ko hari yaciye iminsi kabisa, it's been a while, ariko hano ni mu rugo, niyo namara umwaka ndagaruka nkisanga. Hagati aho ngaho rero ukivuga iby'umwaka, Afrique njyewe n'abandi bantu bose bari bateze amatwi Kiss FM twari twarakubuze. Afrique, mwe naraburi birengera. Wari waragiye hehe? Ariko buriya sinzi icyo wita kubura, ariko nari mfite indirimbo, like indirimbo yanjye naherukaga nta nubwo iramara amezi agera muri ane. Ndi kuvuga mbere y'iriya ndirimbo, rega ndirimbo iracyari nshyashya. So nta handi naragiye, n'ubundi nari mugiye mu maproje yanjye, nari nayahereje umwanya ufatika kabisa munini, kubera ko nari mfite ibintu binini ngomba guhereza abantu, numva nagombaga gufata agatamo nkabanza nkita ku maproject yanjye. Ubundi ukagaruka uri kudutama. Na fo. Noneho n'ubu ngubu uje kudutama. Yeah, of course. All right, Afrique, reka nze tukomezanye n'ikiganiro mukayi. Yes, you are still listening to your favorite radio station, 102.3 and 102.5 Kiss FM, Kigali's #1 hit music station. It's a Friday. Akakanya nkaba ndi kumwe na Afrique Joe. Afrique. Yeah. Nkawe nka Afrique. Ese Afrique ni umuntu umeze gute mu buzima busanzwe atari ubw'umuhanzi? Dushobora kuba tubona Afrique w'umuhanzi, ariko hari ubundi buryo Afrique we yiyize. Yeah. Okay, njyewe igice kinini cy'ubuzima bwanjye nkimara ndi umu artiste. Oh yes. Yego. Ariko urumva kamera nago ubuzima bwanjye bwose 100% bwaba nyine bushingiye ku buhanzi. So iyo ndi mu rugo akenshi ndi umuntu ukunda kwirebera amamuvi cyane, iyo nari kwiupdatinga n'ubundi mu bintu bijyanye na music. So nkakunda kwita kuri famille yanjye, nkunda kuba nagiye kubasura, something like that kabisa. Yeah man. Okay, none se Afrique nyuma y'umuziki ubundi buzima busanzwe, uretse kuba wenda waba uri kumwe na famille, buriya Afrique nk'iyo umuntu akurakaje, Afrique ni iki abanza gukora? Iyo Afrique yarakaye aba ari umuntu umeze gute? Noneho nicyo kintu cya mbere kigorana kuri njyewe kabisa, kugira uzambone narakaye. So iyo ndakaje rero ikintu tuba tugomba gukora, ugomba kwicira hano nanjye nkacaha, kandi ubwo niba uhaciye nanjye intambwe ebyiri zonyine, ibyo bintu mbona namaze kubyibagira, kugira ngo nyine bitaza ku disturbing mind yanjye kabisa. Noneho rero tukivuga ku byo kurakara, njyewe uko mbizi ufite YouTube channel nshyashya kakanya, sibyo? Hari umuntu uteze amatwi Kiss FM akakanya atazi uko byagenze. Ese byagenze gute kugira ngo Afrique twari tuzi ufite ibihangano kuri YouTube channel ya mbere, akakanya aba yaratangiye bundi bushyashya? That's true. Ikintu cyabayeho, nari mfite umuntu twakoranaga, so ibihangano byanjye bicisha kuri channel yiwe, dufite n'amasezerano twakoranye. So aya masezerano rero habayeho kutumvikana neza, aza gufata umwanzuro w'uko
ngomba kwikomereza kariyeri yanjye nawe agacukwe channel ye akayigumana akadeshyira ibihangano bye nanjye rero urumva nakandi kazigira dumuhanzi nagomba guhita nkwetinga iyindi channel ku ruhande nakomeza akazi kanjye gakomeza kakajya imbere nawe agakomeza ibye yeah that's it nukuvuga ngo iyo niyo decision ya mbere yari gufatwa yonyine nta kindi kintu cyari gukora wenda urumva ahubwo niyo decision ya nyuma niyo yari last option kubera ko twagerageje kuganira so the guy nkabona ntagahari yarabaye disappear nkamushakisha ahantu hose nkamubura kabisa so ndavuga ati umuziki wanjye rero abafana banjye barankumbuye bakeneye imiziki ndi gukora imiziki buri munsi narabuze ahantu nyisohorera so ndavuga ati why not ubundi ntatangira ibindi bintu bishyashya n'ubundi bya mbere ko ari njye wari warabyubatse bikagera abantu banjye n'ubundi bazamfasha byongere bigeraho byageze kandi so far ndi kubibona ndi kubona support yabo ese wenda kuba iyo YouTube channel yawe yarabuze n'uwo muntu mukaba mwaragiranye ibibazo hari ikintu byabo byarakudindijeho mu muziki wawe wenda utekereza ko uyu mwaka wa 2025 wakabaye waragezeho ariko aka kanya utarageraho of course nago byabura kubera ko buriya iyo umuntu akwambuye urukuta wacishagaho ibihangano byawe kandi rumaze kugeraho rugera kugira ngo ubone aba subscribers like bari hejuru y'ibihumbi 100 bro nakazi gakomeye kadasaba umwaka umwe imyaka ibiri nyine bisaba icyuya kabisa so iyo rero umuntu abitwaye gutyo tu akigendera ari n'ikintu cyangoye gufata iyo decision nkavuga ati reka rating ngiye numvaga nyine bizageraho agahindura ibitekerezo wenda akaba yagaruka urumva twagerageje kenshi kabisa uko dushoboye so mbona nyine ntago biri kuvamo kabisa mpita mfata decision yo ubusa aka kanya agarutse iriya watangiye wayireka cyangwa yaba yibutse kare anyway congratulations like the first song uherutse gushyira kuri YouTube already maze kurebwa inshuro imwe miliyoni imwe n'ibihumbi 200 congratulations inshuro miliyoni imwe n'ibihumbi 200 this is a very big achievement bishatse kwerekana ko nyine abantu bawe baracyagukunda gafike nicyo nakubwiraga n'ubundi urwo rukuta rwacagaho ibihangano byanjye so niba ngiye ahandi abafana banjye tugomba kujyana bakakomeza bakakurikirana ibyo nkora aho mbikorera much respect kabisa ku bafana ikindi kibazo wenda mu kanya duhite tugaruka utubwira ku ndirimbo yawe washyize hanze uyu munsi ese muri icyo gihe iyo channel wenda barayitwaye n'iki urukumva ni nacyo gihe wari uri gukoramo ibyo bihangano cyangwa ibyo bihangano byari bisanzwe bihari noneho banayitwaye uravuga uti wenda reka mbanze mbisoze cyangwa se nzakomereza nyine njye sinigeze mpagarika gukora ibihangano nahereye nyine kwanza niyo channel ye yatwaye ntago imiziki nayisohoraga nk'uko mbishaka nk'uko nyifite nyine stock nabaga mfite ntago ariyo naherezaga abantu ari nacyo kibazo nyine cyatangiye kugenda kitugonganisha nkabona ntago ibyo twumvikanye ariko byubahiriza so no kuyima ngo nkomeze nikorere ngewe ko esprit nari mfite nkabona ari kuzipfusha ubusa tu birangira nyine mfashe decision yo gukora indi ariko muri icyo gihe cyose buri munsi buri cyumweru nagombaga kuba mfitanye indirimbo nshyashya ari nabwo nakomeje kugenda nkora kuri ma project yanjye yo gushyira kuri album guhera icyo gihe cyose na n'ubu ngubu imiziki ndacyayikora alright Afrique reka tugaruke mu kanya utubwira ku ndirimbo nshyashya wasohoye na Drama TV Burundi ni 102 n'ibice 3 ni 102 n'ibice 5 Kiss FM Kigali's #1 hit music station nabikubwiye ndacyari kumwe na Afrique Joe afite album nshya noneho aka kanya akaba yasohoye indirimbo ya kabiri kuri album Afrique iyi album yawe kwanza banza tubwire album yawe yitwa gute album yanjye yitwa Into Stay wasohoye indirimbo ya mbere ariyo iri imaze gusohoka mu minsi sana indirimbo yanjye ya mbere yo kuri album yitwa Sana iya kabiri ari nayo naje gupremieringa hano bayita Singe featuring na Dramati alright noneho rero album iriho indirimbo zingahe indirimbo 13 harimo na
na bonus track. Okay. Yeah man. Indirimbo 13 byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo we Afrique uvuga uti noneho ngiye kudeliveringa album iriho indirimbo 13? Ntago ari igihe gitoya. Actually nahereye nko muri kwanza kuva igihe ninjiriye mu muziki 2021 guhera 2022 ndumva indirimbo yanjye iri kuri album narikodinze bwa mbere ari 2022 nayikoze. Ndumva kuva muri iyo myaka yose kugeza na n'ubu nari nkiri gukora kuri album yanjye. Na releasingaga n'izindi single track ari kuri no gukora kuri album. Yeah, ndi gukora no kuri album. Urumva imaze icyo gihe kingana gutyo. Ubwo ni imyaka igera muri 4 cyangwa 5. Yego. Noneho rero indirimbo 13 ese Afrique uri guteganya kuzagenda uzisohora gute? Actually nari nabitekereje nari nabanje gusohora indirimbo imwe ariyo bita Sana ikizaho ni featuring yanjye na Dramatic. Impamvu nuko nabonaga guhita zose nzibaturaho icyarimwe ngo mpite nzishyira kuri channel nshyashya abantu bataranamenya ngo mfite YouTube channel nshyashya. Nabonaga nyine ndi surprise nzabantu kabisa bitabaho. So ndavuga ati reka mbanze mbereke na channel ngiye kuzanshyiraho ibihangano byanjye. So ariko iyi ngiyi ubwo nayisohoye ku itariki 28 ejo bundi z'ukwezi gutaha ndahita mbahereza oya za kuno kwezi ku itariki 28 z'ukwezi ubwo harabura iminsi ine. Yego ndahita mbahereza umuzingo wose into stay yose tracks zose ndahita nzireleasinga kabisa kuri audio platform zose kabisa. None se Afrique kuri album hariho collaborations zingahe? Ayo collaborations zigeze kuri enye. Sasa ndi kubonaho Dramatic, Elijah Kitaka, Magna, Mudra na Magna. Aba bahanzi byagenze gute kugira ngo ugende ubatoranye? Ikintu cya mbere nakunze art yabo noneho nkabona ndi kuconnectingana nabo binyoroheye tu kandi nkabona nkunda n'umuhate bafite muri music kandi bari talented byahatari kabisa byahatari n'abantu bazumva indirimbo twakoranye I'm very sure 100% ko bazazikunda. Elijah Kitaka ubwo aheruka hano kuri Kiss FM yaravuze ati arashaka kureba uburyo ya connectinga n'abanyarwanda binyuze mu ba artist b'abanyarwanda. Ubwo bo kugira ngo mukorane wamusanze we cyangwa se nejo bundi ari hano mu Rwanda? Nge ku bantu babizi nakundaga gutravelinga cyane muri Uganda. So kandi n'ubundi nabaga ngiye mu bikorwa bya music. Nagombaga kumitinga n'aba star bagiye batandukanye n'aba musician bagiye batandukanye. So Kitaka yari umwe muri bo kabisa. Twarahuje mbona vibes nyine zirarenze hejuru. Ndavuga ati no mujene agomba kujya kuri album yanjye. Reka mutanema. Agomba ku blessing album yanjye. I get. None se ko ndi kubonaho aba producer bench. Aba producer ubu ngubu ni nkabangahe? Umubare subwo nahita kire kubyitsomera cyangwa nkagenda mbakubwira ariko uko byagenda kose ni benshi. Kubera ko nta mu producer uriho wankoreye indirimbo zirenze enye. Yego kubera ko ngiye nkunda gutrayinga n'abandi aba producer benshi buri wese nkagenda numva vibe amereza ku buryo ntazasohora ibintu bisa. Ku buryo mva hano kwa Nisbeat nkahita njya kwa Loda nkava kwa Loda nkajya kwa Santana nkava kwa Santana nkajya kwa Wina bose nyine tukagenda dusharinga idea. Niyo album nziza ubundi nyine iri ibintu bitandukanye iriho different art. Nuhe mu producer ufitemo indirimbo nyinshi? Of course Nisbeat. Nisbeat ari mu ba producer bafite indirimbo nyinshi. Umva ari nawe gusa kabisa. Ubwo afiteho indirimbo enye? Afiteho iyi ngiyi Sana. No Sana ni ya Loud. Afiteho iyi ngiyi Singe na Dramatic. Afiteho na uburyo bw'igi buhangano we wayikoze. Ndumva ari izo. Okay, so hano rero dufite indirimbo yawe na Dramatic. Ese kugira ngo utore Dramatic we byagenze gute? Nkuko nabikubwiye Dramatic ni umuhanga ari umwe mu bahanzi b'i Burundi bakunzwe byahatari kandi ntago bakunzwe kubera ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu buhanga yagaragaje. So nanjye rero ubwo buhanga narabubonye
twatryinze gukora indirimbo zitari imwe gusa zirenze imwe so turavuga ati reka ducuzinga iyi ngiyi aba ariyo dushyira kuri album yacu bitavuze ko tutazakorana n'izindi nyuma kubera ko ni umuntu nyine duhuza cyane yari inaha mu Rwanda turabonana iyo ndi Burundi turabonana urumva nyine muri stu tugomba kuhakura ibintu byinshi kandi bya danje so nakunze ati yiwe akundi yanjye bon muravuga ngo mu bihuze yeah man okay noneho waturirimbiraho gatoya rero kuri iyi ndirimbo yawe na Dramati okay like you know introduce it to us. Nzakubera mwiza sinzakumara inimba nzagerayo neza ndanarahira ko ngira umutima ukunda sinzi niba ubyumva kubana nawe ni gahunda ndanarahira n'umutima uvuga sinjye oya sinjye namba oya sinjye n'urukundo ruvuga sinjye oya sinjye namba oya sinjye we n'umutima uvuga sinjye oya sinjye namba oya sinjye we n'urukundo ruvuga sinjye sinjye namba oya sinjye we. Yeah man. Wow. Okay, noneho dusoza tubwire ni gute wasobanura umuhanzi Dramati kuri wowe? Na hantu bitandukaniye nuko nari muvuze mu kanya nta bindi bintu wenda muziho biri personal cyane muzi mu buryo bwa music yego n'umuhanzi w'umuhanga n'umuhanzi byoroshye gukorana nawe muri studio n'umuhanzi byoroshye kumubona kumapproachinga ukamubona on time. Okay. So ndumva ari ibyo kabisa kandi ni mu big star abantu bose baramuzi. Okay. Yeah. All right. Africa reka rero ngushimire cyane wakoze kwitabira ubutumire bwacu hano kuri Kiss FM. Thank you so much. Ubwo rero ku itariki 28 z'uku kwezi nibwo Africa ndabararitse kabisa. Ubwo rero niba ari ikintu wabwira abafana bawe wadutamo ubundi tukumva indirimbo yawe na Dramati. Abafana banje nta kindi kintu nababwira njye akazi kanje nagakoze. So akazi kagezweho nakabo bansupportinge nkuko babikoze kuva kera banyereka urukundo indirimbo yanjye bayumvishanye uwayumvishe ayumvisha undi bayisharinge bamereze feedback bambwire ati indirimbo ni nziza gutya na gutya so bakobwa beza ndashaka video challenge. All right gwera kuri njyewe umva wowe ndashaka nka 20 byiyuze. Okay Africa wakoze cyane ugire weekend nziza nawe wakoze gutega amatwi Kiss FM narindi kumwe na Africa naho ku munsi w'ejo muri The Kiss 30 bye bye.